irambwiye ngo uyu mwaka ntago ari uyu mwaka w'imbere izakubakira mu rugo, uzabyara abana b'abakobwa babiri bikurikiranyije. Niko Imana ivuganye nanjye, b'imisatsi idasa n'iyo ngiyo. Niko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Imana irambwiye ngo ihinduye amateka yawe, umuntu muzashakana mwaramenyanye. Niko Imana ivuze. Uyu muntu nta mugeni uri mu rusengero, umugore we n'umuzungu kandi baraziranye. Samura haleluya! Uzabanza abana babiri b'abakobwa, uzakurikizaho umwana w'umuhungu. Imana iravuze ngo uzaba umushumba, niko kazi kawe. Samura haleluya! Tangariza abantu batatu icyo Imana igiye gukorera ubuzima bwawe. Lele Steve Vone Bonasiago Nina Waya Stevenesia. Tangariza abantu batatu. Ayayayayaya, Imana yacu ishimwe cyane. Zamura ibiganza byawe, zamura haleluya. Umva ugihagaze ku maguru yawe, wuzana ijambo rikubwira ntabwo ari wowe Imana igiye kwigiraho gukora. Ntabwo ari Imana igiye kugira gute. Umva, reka tuyiregeho. Muri make umeze nk'umurigiye kwa kakazi, uraganza ukagenda ukavuga ngo nitwa Mukabadege Liliane. Bakubaza ngo uri mwene nde? Ndi mwene uriya musaza n'uriya mukecuru. Mwari muteze amatwi barabeshye. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya! Bwira mugenzi ngo vuga seve yawe ariko yitondagura imbere y'Imana. Wayibwiye abapfumu ntibyagira icyo bimara. Wavuze uko witwa muri bene wanyu ntibagira icyo bakora. Vuga seve yawe, ubwira Imana aho urara, ubwira Imana uko uteye, ubwira Imana uko ubayeho. Zamura ibiganza byawe. Mana data wa twese mwiza, etabonevo sti enewa lesti evone yasi ya botango ene wato niregere. Ubwami bwawe nibuze muri riteraniro, ubwami bwawe nibuze muri riteraniro, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Mana twarababajwe, Mana twaratuzwe, Mana twararenganyijwe, Mana twaravuzwe, ariko twaje kuvuga ibyacu mu matwi yawe. Twazanye imbaraga zawe muri twe mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese wateranye abone imigenzereze yawe, abone imikorere yawe, abone nyiringabo imivugire, kandi usohoze isezerano ryiza kuri we. Ndasabye ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe iyo bwaje Satani akorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese uri muri iri teraniro umushyiraho ikimenyetso kigirwa impaka, umushyiraho ikimenyetso kigirwa impaka, umushyiraho ikimenyetso kigirwa impaka, umushyiraho ikimenyetso kigirwa impaka. Nina tastabo vene watango naya Steve nosayala. Imana irambwiye ngo abantu bafite abaturanyi babi, Nina tastivo nosia tukole. Abantu bafite abaturanyi babi ntabwo ihinduye abaturanyi muturanye, ahubwo niwe wihinduye. Enitando riguhindurire mu maso ye. Robusta bona vonasia eni wano tastivo akijije indwara y'impyiko. Eni nambo naya siya botukole wasize intambara mu rugo aravuze ngo arazirangije. Renana stiki naya bona siya bo eni vono se yatoka yasti ene. Abantu barimo amadeni ngo muyavuga umubari. Ne waya stiki naya bona tando vone bono stivo akije indwara y'umugongo. Eni watoni regrere ubukwe bwapfapfanye arabuzura muri riteraniro. Nibona ya siyabo evona ya stivo no sayala wabuze imihango. Enina tandove araguha imihango mu minsi 3. Lelewa bono stivo no saya ngo na buri wese uzumvira ijwi aravuze ngo azabona igitangaza cye. La stivo no sayabo ngo buri wese narambura ibiganza yacyura umugisha utaburanwa. Nivono ya siyabo tukole arabemere ngo azabana namwe kandi abagotesheje umucyo we. Ari ku ngoma ni Uwiteka avuga.
reka dukomere Imana data amashyi menshi cyane. Reka tuvugirize Imana impundu, reka tuvugirize Imana impundu, reka dukomere Imana amashyi, reka tuvugirize Imana impundu. Zamura haleluya, zamura haleluya. Icara ugubwe neza mu nzu y'Imana, icara ugubwe neza mu nzu y'Imana, icara ugubwe neza mu nzu y'Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, mbone kwakira abashyitsi no gukora izindi gahunda. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mariko ibice byaho ni 11, ibice 14, turahera ku murongo wa 12 turarangiza n'umurongo wa 21. Mariko ibice 14 duhere ku murongo wa 12 turazamuka tugere ku murongo wa 21. Reka dusome. Yesu abaho umugisha. Subiramo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amena. Nuko ku munsi wa mbere w'iyo minsi, nuko ku munsi wa kangahe? Wa mbere. Reka mbabwira akantu. Sibanya ibindi bintu byose byakubayeho inyuma. Uvuge ngo ngeze ku munsi wa mbere ngiye gutangirana n'Imana yanjye. Amen. Sibanganya ibindi kintu kigutera toroma ni ibindi bintu watambutsemo. Ikintu gituma ugira ubwoba ni ibintu byakubayeho. Liliane yo ntaza kwiyaminiya ngo mvuge ngo ngewe navuganye nayo, ngo niyemeje ngo mvuge ngo twaravuganye. Ni ukuri kwiyampamagaye mba narasibanganye ku ikarita. Haleluya. Amen. Uzi ikintu cya mbere kibaho Imana yanyigishije kubanza kwihumuriza. Havuga ngo Liliane ni mwiza. I'm beautiful. Yes, ahabwe cyubahiro. Ngewe ndi umugore udasanzwe, nkajya mu cyumba nkavuga ndi umuntu udasanzwe burya. Nkavuga ngewe ndi umugore w'igitangaza. Abantu banyaga kubera ikintu, reka nze nsohokana Liliane bwanjye babubone. Nkasohoka ndi Liliane udasanzwe. Bakagira bya bintu byose bavuze. Yewe we ukambona mu modoka kugira ngo nta kintu cyabaye. Bakavuga ngo ariko biriya biro abikuraye n'amagambo twavuze. Yes, ahabwe icyubahiro. Haleluya. Yes, ahabwe icyubahiro. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nkabanza nkavuga ngo ngewe nyine nabaye mu ishyamba rya Kigali amezi 7 ngewe. Nta muntu wacumbikiye mu mujyi wa Kigali bakuncumbikira. Wacumbikiye ni mama pasiteri n'umugabo we. Bashyira mu rusengero barangije. Bamaze kunshyira mu rusengero, nkajya ndara mu rusengero ahantu nkakingirizaho ingoma kugira ngo umuyaga utanyica. Nkakingirizaho ingoma. Ijambo umugabo yabaga ari bubwirize mu rusengero yagombaga kumbaza ngo ndisobanure ngo iki. Sinigeze mbiganiriza umuntu n'umwe ngo mubwire ngo umushumba yarambajije ngo bwire ngo iki, ngo cyangwa asobanura ijambo ngo iki. Naramwegeraga nkamusobanura nkamubwira ntibavuga batya bakabigenza batya. Ndahiye Imana ishobora byose yaheraho mu ijuru. Ariko hamaze kugera aravuga ngo ndimo ndagenda mba mwiza ngarabona namutwarira umugabo. Ngo ndimo ndabona agenda asa neza. Imana igenda ikugira neza mu maso y'abanzi bawe. Kandi ndagira ngo nkubwire akantu kameze gutya. Uko yabirebaga ntabwo ariko byari biri. Kuko imyenda nambaraga imbere yari yaranciriyeho, nabanje kujya ngipfundika nkapfundika ipfundo ryaha. Naba nambaye ijipo ya pasure, urabizi ko zimwe za droite zegera umuntu aha kwifora ipfundo rikagaragara mwena. Tuvuge ngo amena. Naha bwira mugenzi ngo dutangiye iteraniro. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Vuga ngo Mana icyubahiro ni icyawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Nkapfundika hano ngapfundika na hano. Urabizi hari igihe uyambara igakweduka. Noneho nkapfundika ipfundo rimwe nkari kubitira aha n'irindi pfundo nkarikira. Naba nambaye za pasura zimwe za sukari, zimwe zagiraga pasura inyuma. Urabizi ko iyo umuntu yabaga
ari umukobwa nyine uri umukobwa nk'ukuri ipfundo rigahita ryiforamo gutya ngo rikizamura gutya. Imana ntabwo yagutura umutwaro utabikoreye. Umva, sigaho gukwamana famiye yirambika hasi yihorere. Reka aho guhimba nabo mwiganye bihorere. Reka aho kuvuga ngo abantu mwagendanye ntacyo bakumariye. Umuntu atanga icyo afite. Yesu ahabwa icyubahiro. Ntabwo ubutabazi bwawe n'Imana buri mu biganza by'umuntu. Imana niyo ibifite. Amen. Haleluya. Ubutabazi bwawe ntabwo buri mu biganza by'umugore wawe, abishoboye yabikora. Ntabwo buri mu biganza by'umugabo wawe, abishoboye yabikora. Ariko Imana ntabwo ariho yabiteretse. Ayayayayaya, ngo hari ikirema ngo cyaregwaga n'abantu bakagishyira ku irembo ry'urusengero ngo ryitwa ryiza, ariko uko bagihekaga ngo cyicaraga ku irembo ry'urusengero ngo kigahora gisabiriza. Ngo abinjiye mu rusengero ngo bagihe, ngo abinjiye mu rusengero ngo bagihe. Cyari ikirema, ariko ngo umunsi umwe uzarya humura, umunsi umwe zamara humura, umunsi umwe uzakora ubukwe. Hallelujah. Umunsi umwe, umunsi umwe, umunsi umwe ntanishimwe. Umunsi umwe humura bizaba bimere nk'inzozi. Jambo narisomye rirambwa ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abacu Bisiyoni bajyanyweho iminyago ngo twari tumeze nk'abarota. Hallelujah. Akanwa kacu ngo kari kuzuye ibitwenge. Yego. Ngo ariko icyo gihe inanga zacu twari twarazimanitse. Muzamuriye haleluya. Hallelujah. Bonne Stevenesi yabo. Reka dukomere data wa twese amashyi. Mwami w'amahoro, amutanga utajya yimana umwagabo utagira incyuro kabyarawe. Mana ishimwe. Mba muri ubwo buzima mbubamo. Ageze haravuga ngo igihe cyo kubaho ngaho cyarangiye. Ndavuga ngo kuko Imana yambwiye ko izangirira neza aha hantu sinzahajya kure. Sinzajya kure, ntukajye kure y'isezerano ryawe n'Imana. Uhagaze he? Wagiye kure y'isezerano ryawe n'Imana. Sinajya kure. Mpita nzamuka haruguru y'urusengero nkajya nirarira mu ishyamba. Twasengeraga hepfo hariya ikiruhura, nkajya nzamuka nkajya nigira hejuru mu ishyamba. Urahazi, nahabaye amezi 7 ntiyuzuraga, haburaga igihe gitoya ngo yuzure. Ndangije mba mu ishyamba, ndangije umva ujye usiga imirimo myiza. Ngiye kuvuga Imana data n'umwana wayo. Haleluya. Imana waje gushakira hari kandi iracyakora. Iracyatanga akazi yo kabyara. Iracyatanga abana abakobwa n'abahungu beza. Iracyatanga aho kuba. Iracyatanga icyerekezo. Iracyatanga akazi Imana y'amahoro. Iracyatanga ubuzima. Iracyatanga icyerekezo. Haguruka tuyizamuriye haleluya. Bwira mugenzi wanjye iracyashoboye. Iracyashoboye. Ndangije ndavuga ngo sinjya kure, ndazamuka njya mu ishyamba. Ndangije hari itorero sindi burivuga izina. Iryo torero twaguze hano ariho risengera. Ryasengeraga Kabusunzu bwa mbere. Bakajya bantumira kubwirizayo kuko bari bamaze Imana arimo kugenda itwikurura amavuta ndiho. Abantu muri kumwe impamvu bakugenza gutyo ntago bamenye uwo uriwe. Ntago barebye ahashize hawe. Barebye ahashize hawe. Ntago bamenye aho Imana ikuvanye. Ntago bamenye aho ikugejeje. Ntago bamenye aho ikujyanye. Kandi iravuze ngo ni heza. Haleluya. Imana ikorera mu bihe bitatu. Imana ikorera mu mateka yahashize. Imana ikorera mu mateka yaho ugeze uyu munsi. Imana igakoresha n'amateka yaho ikujyanye. Iryo ni ibanga ry'abihanganye. Iryo ni ibanga ry'abategereza. Iryo ni ibanga ry'abatavuga byose. Aho ikujyanye ni ibanga ryayo.
amina. Barangije abambonaga mu rusengero bakabaririza burimo mfite telefoni nararirimbye nari kuririmba ngewe, amina. Nararimbye mu itorero rimwe ryabaga i Remera, hari i Remera. Ngiye kuririmba ndangije umupasiteri waho amatelefoni ya Motorola murazibuka, iriya nkoreye akazi, Yesu ahabwe icyubahiro. Amatelefoni ayimbi bahamame n'ibihumbi 40. Iriya ari y'abasirimu, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndangije sindi bumuvuga izina, ubaba muri Amerika ubu ngubu. Arangije uwo mushumba yigeze kugira n'ibintu by'amabanke mu Rwanda. Amatelefoni muri Imana imuha umugisha. Iriya telefoni yamaye yankoreye akazi. Arangije iyo telefoni nari nkiyifite rero. Abantu batangira kugenda babariza nimero yanjye. Iriya nimero ndacyayifite. Ntabwo nayitakaza. Nta n'umuntu nayiha ndacyayigira. Arangije abantu bose bakavuga ariko we nguriya mu mama ngo nimero ye ni iyihe? Bahana amakuru ngiye ntabizi kubera kurara nsenga. Bahana amakuru noneho bakaza kunshaka kuri eglise no mu mibyizi. Nimwaturangira wa mudamu batunguka kuri wa mu mama kuko ariho mu gikari cy'urusengero akenda kubica. Bahana andi makuru asimburana. Amakuru y'ibyakuvuzweho Imana yasimbuza andi makuru. Amakuru y'ibyo mazamo iminsi Imana imanuye no kuyasimbuza yandi makuru. Sinzi ahantu hamwe bajya basenga bakavanga ibihe bihora bisimburana iteka. Amakuru y'ibyakubayeho Imana igiye kuyasimbuza iki? Ayandi makuru. Amakuru y'inzara Imana yasimbuje amakuru yo kurya. Amakuru yo kwambara ubusa Imana yasimbuje amakuru yo kwambara. Amakuru y'ubukene Imana yasimbuza andi makuru. Barabwirana ngo bamwirukanye mu rusengero ngo asigaye bamwishyamba. Ngiye kubona mbona umumama umwe umukire asigaye muri Canada. Abakozi b'Imana baramuzi, yaratuye ku Muhima bahafite hoteli. Mbona arimo aratembagara. Bansangayo bazi ko niriweyo hari kuwa kabiri none nka saa 4 barahansanga. Ndebye hepfo mbona mwishyamba mbona imisatsi irinaga, yarafite imisatsi igera hano. Imana iguhuze n'umuntu wo kabyarawe. Nje kukubwira imbaraga z'umuntu. Imana iguhuze n'umuntu. Bari abantu bose bambere ntacyo bamaze. Imana iguhuze n'umuntu ufite ibyawe, ufite intebe yawe, ufite izina ryawe, ufite agaciro kawe. Vuga ngo ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Arazamuka araza, mbabonye ndaseka ndenda twenga. Arangije arambwira ngo ririya ngo nahangaho ngo wibera. Ndababara ariko kubera ko asanze ntarasasura utuntu ryamaho. Ndababara. Ndavuga narambonye ariko nta kundi. Ntugatuma umuntu apfa kukubona cyenyeje. Abarambo amaze kumbona yasigiye 400. 400 Imana imuhereza umugisha mu izina rya Yesu. Asigira 400. Ndavuga ni karabaye. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndavuga ni ibintu birashyushye. Liliane na 400 n'amavuta mfite kuyagerekaho 400. Uraje rero nahise njya gukodesha inzu ikiruhura hari hafi ya isoko ryahoze munsi y'abari yitwaga Downtown. Bari Downtown munsi gutya. Makodesha inzu 20,000. Ndangije maze kuyikodesha ndavuga ni kihutirwa n'iki rero. Mana ishimwe. Ako hanura mugenzi wawe mubwira ngo Imana igukorere ikintu kihutirwa. Umva ngo hanure Jean Pierre uramitura ariko Imana irambwiye ngo uyu mwaka ntago ari uyu mwaka w'imbere izakubakira mu rugo. Uzabyara abana b'abakobwa 2 bikurikiranyije. Niko Imana ivuganye nanjye. Bimisatsi idasa niyo ngiyo. Niko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Imana irambwiye ngo ihinduye amateka yawe. Umuntu muzashakana mwaramenyanye. Niko Imana ivuze. Uyu muntu nta mugeni uri mu rusengero, umugore we n'umuzungu kandi baraziranye. Zamura haleluya. Uzabanza abana 2 b'abakobwa, uzakurikizaho umwana w'umuhungu. Imana iravuze ngo uzaba umushumba. Niko akazi kawe. Zamura haleluya.
ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye, naba ndwaye naba ntunze cyangwa nkennye, uri Imana, naho amasho mu biraro, iyi zabibu hagararaho, mugiye nakubaha isi yose ikabimenya, nakuvaho isi yose ikabimenya. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Imana irambwiye ngo mu muryango we ntawe uzakomera kukurenza. Imana irambwiye ngo ntukabitotombere, kubera ko Imana yakugize umwami muri bo. Niko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Imana iravuze ngo igukijije igikomere wari ufite cy'umuryango, iguhaye amahoro y'umutima. Niko Uwiteka avuze. Wibazaga ibintu bibiri ukibaza ngo bizagenda gute. Imana irambwiye ngo ku kwezi kwa kane kutararangira Imana iguhereje igisubizo. Niko Uwiteka Imana ishobora byose avuze. Akira ubutabazi bwihuse buvuye ku Mana. Lestivone bona yasia eni etando stivone siyabo. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana isohoza ikivuze, uri Imana irwana intambara ukazitsinda. Anata stivono saya, uzava hano nkwimitse nkugize umushumba. Netando stivono sayabo eni ole stivo. Imana irambwiye ngo nzakugira umumaro kugeza nshaje. Anata stivono saya eni watabale. Imana iravuze ngo uzarama. Eni bono yasiya toni regrere, uzubaka inzu idasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Uwiteka aguhaye andi maboko. Lebono ya stivono sayala, kandi aguhaye umugisha ugaragara. Eni ono stivo, aguhinduriye imodoka. Lewabono tando eni stivono sayala, abikoze n'ingoga ukari umuhanga mu gukora. Lela stivono saya, kugira ngo akurinde impanuka. Eni vono yasiya toni regrere, n'imbaraga z'umubi zirwanya isezerano. Eni natandove, aje mu ruhande rwawe nk'umutabazi. Aravuze ngo abikoze vuba kuko byihutirwa. Niko Uwiteka avuze. Shimwa Kristo kubw'ubuntu bwawe. Sohoza ibyo uvuze, byakire kubw'ituro ryawe mu izina rya Yesu. Komera Imana Data wa twese amashyi. Komera Imana yo mu ijuru amashyi. Komera Imana yo mu ijuru amashyi. Komera Imana yo mu ijuru amashyi menshi cyane. Onera stavone watandono yasiyabo enivonosia, akurinze kubagwa. Letata stabone wa yasiyabo otukole. Abadayimoni bo mu muryango wanyu bari bagusabye enitando ngo ni ndwara ugira ituruka ku badayimoni. Vonestivo saya, ngo warasenze bihagije kandi ngo yarakumvise. Enibono yasiya, akuye mu bubika imodoka yavuganye n'urugo rwawe. Lestivo avanyemo akazi kugira ngo byakire. Rostiki na ya bono sayabo eni watabale, wazajya ukorera kure ugataha rimwe na rimwe. Aravuze ngo n'umuhanga ugize ukabigenza. Winabona yasiyabo etoni regrere, ibyo urimo byose n'ubushake bwe. Evuna tandove, amasengesho yeruka gusenga warumviwe ukandi nayibanga ryawe. Eni tandono yasiyabo, akubikiye ubugingo. Eni wana stivono sayala, eni wangu ntacyo gushinza. Enisti enevono seseregrere, kuko uri imbere ye. Anina tandove, akunda ukurugira. Vonita stivono saya, yaguhamagaye mu gihe gikwiriye. Eni wato ni regrere, eni tando, ikikunamuyemo imbaraga. Aravuze ngo akirebye igitsure, akubereye umutabazi unesha, ngo akira umugisha no kuvuganirwa nawe. Niko Uwiteka avuze. Rosti enevono saya, buri muntu narambura ibiganza bye. Uriya mudiyakoni uhagaze ku muryango, Imana ikurinze akagambane. Imana ikurinze gutegwa n'abambuzi b'ijoro, kandi nyuma y'urugo rwawe Imana iturinze gukingura muri uku kwezi kwa kane. Uriya mugabo Imana imwongeye igihe cyo kurama. Nata stabone vono yasiyabo, kandi utashye ukererewe umutima wuzura ubwoba. Baguteze kabiri,
urengerwa nuko mu rugo iyo bahora bari maso, kandi n'ukuri bazakwica ku mugoroba hakiri kare. Ariko Imana iravuze ngo kubera ko waje mu nzu yayo, iravuze ngo ikongeye kurama. Onebo ivono sayala zamura, haleluya, ari umumama ndimo kubona bagashuka mu ijosi, haguruka. nakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Uwo mwana ugamije kujya kumuta kwa se kandi ararwaye, ariko Imana irambwiye ngo niwe umugisha wawe uriho. Uwo mwana waje gusenga ngo wumve icyo ivugana nawe, uzajye kumushyira kwa se, uko se yaramugutanye ntacyo yakumariye. Wari kuzamujyana ejo, wari waje kumva icyo Imana ivuga. Ndakubeshyera n'ibyo cyangwa ntago ari byo? Ntago mbeshyera. Uri mana mana, mana mana, uri mana mana, uri mana nyamana. umuntu wese urwaye diyabete nahagarare ku maguru ye. Umuntu ufite ikibazo cya diyabete, ijwi ryawe ryageze mu maso y'Imana. Imana irambwiye ejo uzagenda utange ibizame, kimwe n'uriya mukobwa namwohereje kwa muganga. Imana irambwiye ngo igukirije muri riteraniro ku musozi w'ibyiringiro. Imana irambwiye ngo iragukijije. Ryari ibanga ryawe ugendana, ryari ibanga ryawe ubana naryo. Nimureke Imana tuyikomera amashyi twe kuyisondeka. nakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. wararitswe n'umuntu w'umugabo, nahaguruke. Arihe umuntu wakuraritse? Arihe? Reka tumukomere amashyi. Iki Imana imbwiye wari urimo kwibaza ngo wakuraritse yabimbwiye. Sibyo? Yego. Ufite inkovu bakubazeho ubyara uwo mwana hano kunda. Yego. Niko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo hagarara utuze, uwo mwana n'ubutabazi bwawe. Cyokora Imana imwongeye kubaho kuko ararwaye, afite ikibazo cyo mu matwi, afite ikibazo cy'imihumekere, aranahwera. Yego. Yego. Aho wicaye buri muntu umufate mu biganza gutya, ufateho. Mukora urunana, mufateho. Mubwire ngo Imana iguhaye inshuti zitazakurekura mu izina rya Yesu. Imana iguhaye inshuti z'umumaro zitazakurekura. Imana iguhaye inshuti z'umumaro zitazakurekura. Honestivo nebo nosaya. Imana iguhaye inshuti zitari indyarya mu izina rya Yesu. Zakire kuko ari Imana ibikoze.